Souvenir TV show. Gusa aho guhera uyu munsi tugiye kongera tugiye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye kandi buri munsi umunsi ku munsi. Imbere yanyu rero muri kuhabona umukobwa mwiza cyane mumaze igihe mutamubona benshi mumbaza ati se Safina madamu makanika asigaye ahugiye mu biki ese asigaye akora ibiki. Niyo mpamvu uyu munsi namuzanye imbere yanyu kugira ngo tube twaganira nawe iminota mikeya ubundi tumenye byinshi bijyanye nawe. Bite Safina? Amizeza ndashima Imana. Tugaye kazi kuri Souvenir TV show. Okay. Nanyi ndabashimiye cyane. Ko mbona usigaye umeze neza. Yeah, ndashima Imana ntakizo. Ariko rwose bishobora tumangira izo ko nasoni gira. Niko ongera seke turebe. Yaba ruseka neza. Ariko mana ariko Yeno usigaye usukisha bigira ngira isoni za danje. Buriya ariko ngara umunene minsi ufite umuntu uri kugutamo. Uhise kanje mwana yanjye. Koko ngebyo bisuko ayo maso ayo minwa. Niko mana. Akosubire mbabarira. Ese we. Munshingira ibintu nk'ibi. Natwanyira makanika ni ngo muhite munshingira undi muntu. Makanika se mwarashwanye. Kandi mfite abakora ko mumeranye neza ahubwo nzabasura nzakugwaho ndetse abantu banyise ko babizi ko ngiye najya ncika intege uzazusuzumurebe urebe ko hamubona muri no minsi uri kubaheza cyane no minsi nyine bunifitiye iwanjye ndi heza mfite akazi keza nubwo nda nyine bitari byakunda ngo bigende neza ariko ndabizi neza ko bizagenda neza ko umuntu agenda akora muri no minsi uri gukora iki ibintu byo gucuruza ya uri gucuruza ibintu byo kurya pana amamba numeze neza ku gapanaro cameraman nagenda akwerekane neza ku gapanaro kawe mana yaje ku gapanaro kawe rwose umeze neza kuga uba wajyanisha ku mablaka shana aribi nyine nta mutima mubi tambe nukunyurwa n'utwo ufite yego kabisa hanyuma rero waruvuze ngo usigaye ucuruza usigaye ukora ibi nyine ucuruza ibiki kuyanga banazana kubera abakiriya ya nibijyanye no kurya imboga ibintu nyine bisanzwe byo muri butike gusa isama ka business keza cyane ko nawe ushaka kuba ugira peti nka musore njya numva gite mujisho ukorera hehe n'amayinite uracuruza byose ne ukorera hehe yagamana yana usanga aho uri ni hehe hano nyese ko naje mu Gatenga niba ari mu Gatenga Kicukiro nimba ari ukorera ndabizi naho ngaho nyine okay abavuga ko usigo ufite nyine umutitu uri kukwipevera cyangwa uri kuguhata urukondo na keya n'amafaranga nibyo niba ari byo nuwahe ninde ni makanika wenyine ariko siko nawe ni muhungu turabona ko muri kumwe we gusa nyine hari wari bwabone shaka udatendeka ako niba ukunze kunda umuntu umwe birangiye nimushwana agende nta ni haza undi naza nibyo nyine kuki wikundira ibisaza ariko kuko makanika ni muzehe biranagaragara kuki rero wahisemo ukamukunda uko rujyaho rushaka ninjye wari uyoboye ndujyana cyangwa nirwo rwifasha urugendo rushaka kuri izo kubona inkuru yawe se y'umuntu ubwo nsigamana yarabaye umutinganye uretse ko ngo yabivuyemo ngo mwabanye nibyo matsiko mwarabanye arakabwe mu roza aragahambirwa umuntu muzanye guto ugiye kunyicira umunsi gusa nta kindi kintu ugiye kumurera ntago ujye mukombura nkumburane iranzerereze yego mana kaga karugendo shinono uzana bamubaza iki wapi mubaza iki se amafaranga se icyabona no nsigaye numva ari baseka akaje ntago mbizi njye nawe muri cyane ibintu byo ko mama ari ubucucu arimo mana yanjye babarira muzamuze nawe mana we namwica bakunzi bacu rero yari Safina mbana hamagikuye ngo tugende twiganira umunsi ku munsi namwe mugene mumbwira abo mushaka kubutahanza abagezaho ndetse mukomeza kutugira inama aho muri comment ndetse no kuri nomero yanjye ya 078 922 71685 hanyuma rero ubonye undi musore ufite kofi usa neza akakubwira ati Safina nshaka ko urekana makanika akakujyana ahantu heza mu nzu nziza akagushakira akazi keza ariko akagutegeka gutandukana na makanika wabyemera ndabihakanye wamaze atandukanywe n'ikindi ako kitari amafaranga asa makanika wese umukondera ibiceri ibiceri se bidafite biri he bike yafite nyine uko kumwe yese ko natwo nafite tumurwaje gusa naho nawajya mukuyemo nago tumurwaje okay ngaho nacyo ngabyemera ko bishaka cyambere nuko abanyarwanda bahukuri rero nimwemere ariko baba beshi mukabyakira yandi amakanika yavuyemo se byari ukuri cyangwa n'umunini ugize yitwita kuko arabavuze ngo
aya arabavuze ngo ntago ari byo nagiye mbibona yo ko wajya kumubeshyira kugira ngo umukuraho amafaranga mukajya kumera bashyizemo imyenda kugira ngo umwereke ko utwite umukureho ibiceri ariko ngo yaje ni byari byo yabaga ari imyenda koko kugira ngo umukure cyangwa niba nari nwite nari ntwi none yagiye he yavuyemo ikindi se ni yavanywe muri iki amagara ngo muze munsange kwa muganga byagenze gutya na gutya yavanywemo n'iki se ase ningi wakabiba cyangwa akabibajije Imana yabikoze ndabizi muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha impamvu byabayeho impamvu yabikoze nuko wabona ari kuzagira ubuzima bwe cyangwa se ugasanga abayeho anahangayitse kuko mpamvu byagenze gutyo ngo rero ntawamenya ibyo ari byo ntukwakira ibije nyine ugira egisi hari undi mutipe ufite mwakundanye mbere y'uko ukundana na makanika ubona mukamwarutsa nawe arahari yitwa nde shamuvuga abantu bamumenye cyangwa muracyari kumwe mbabarira ni akazi muracyakundana ongera useke seke ariko rero bakuvuga ko useka arizo nawe ukabikabiriza ibyo bintu bikurahe nyine ibyo bikura useka neza ntabwo nseka neza bikurahe ntabwo mbizi Imana nibizi no gutereka amaso mbere ko atari uko wari umeze wari umuntu ugaragara nk'umuntu usanya muri adeperi agasatsi ka naturere ubona nyine gifite ubuntu bw'ubusonisoni none ubu ngubu usigaye wirirwa ku makamera urwana utwara abagabo b'abandi utwara ibisaza ujya kosimusi matimba ahubwo ku muntu ugushaka yakubona hehe si umuntu nshaka se yaba nshakiye ibikira ku kazi usanzwe ukora amatimba na sodoma udatuma mpaguruka aba arangaye ahubwo ijoro rimwe udatuma mpaguruka ndakwiyamenya ntabwo nicuruza wanjye ukora iki ziba se nyine nakubwiye ko ndi umucuruzi ucuruza iki nyine rega ruri mwese bose abacuruzi uretse ko umucuruza mutarangwa ukina filime kuva cyajya ntabwo nigeze mbihagarikana se nyine nibyo bigutunze se cyangwa ufite kandi bifatanya n'iyo butike nabona uko nguruka nkaguruka nkagenda butike se hasi amafaranga yakuyeho ya butike nasi ntabwo nkora filime se zimaze iki ntabwo zinyisha abo muri ntabwo bahemba ngaha ari abantu udafite izina murahembwa ahubwo mwebwe murishyura turishyura baratwishyura ntabwo ukina muzihe filime se tuzumve bajya banazireba ukina izihe filime useka ni nyinshi mu nzozi z'urukundo iyo irimo bandi b'abasitari tuzi bande harimo uriya mukobwa bita bamwita Natasha ukina mwabakira ndamuzi undi ni Ndera undi ni ubuntu bwayo Valence nawe ntabwo ari umusitari nawe rero tanye kumbwira abo mwiganye ari abasitari kuki mumeze mvuge n'abandi nabo baguhemba ngahe baguhemba ngahe wagiye kuri seti wagiye muri shuti wenda umunsi biterwa nawe mwavuganye nuko mwumvikanye nyanzi ko mugira kontara nyine ukaba uzi ko uhembwa ayo ngayo ahoraho wapi nyine bagenda ugakora akakwishyura ukigendera ubwo ni nk'ibiraka nyine dukora nk'ibiraka tugakora urugendo ukatwishyura tukigendera wazakoze yawe ukayitegura ukaduha akazi njye na kameramani wanjye nta kibazo nzakabaha ariko n'ubundi canira hari si ibintu kidakomeza ngo yivuga nyine abantu bajya kukureba yitwa Safina Filimi imwe ifite abasabu 6 ubwo ni mama wawe
mukuru wawe na nyokorome hariho ibintu na sheri wawe nimba umufite oya nawe uriho nta sheri nshaka naho se makanika ni iki ni shuga dadi shuga dadi ja nzaba ndeba shari igihe nzabagwa nzabagwaho umunsi umwe uretse umunsi umwe nzabagwaho shamva nari nyine uzaza maye karibu usigaho hano ni urabonye se uba ahantu heza sha ahubwo uzaze nguye karibu winjire mu nzu muraze mbona nta mikino ugira abana bikora njyewe ntabwo naraza umukobwa abakobwa mwaraduhagurukiye mwadufata ku ngufu murakahambirwa cyangwa nimwe mubafata mwagapfamo cyane nimwe mubafata nako sigaye numva ngo nta mukobwa ugifatwa nta mukobwa ufatwa ku ngufu ngo amufashe ku ngufu sinzi wese ntabwo wagufata ku ngufu ntabyo nzi ahubwo wowe wamufata bitewe n'ukuntu mba nkubona yakuyiswisiga ako souvenir kuvuga uri gutekereza nubu ndumiwe ukabyara ngira uko ngenda nkagira naho ngarukira ese we murakoze namwe nuko niyiriye Caritas ariko uraseka we dore bakunze bacu umva umuntu uri tayari ambwiye muhuza na Safina kandi wowe mba muri tuguruka cyangwa ariko nimugakora uburayi ntabwo ari bwiza ako sinabukoze hehe sindi ndaya sinigurisha sinanagurisha ufite sherisi nawe uhari uramushaka se yego ndamushaka nagira umuntu umbwira ati karakana duhuze nzabahuza umusherise aba ni iki nyine shiri wakora uko bati kabisa ni wamuca inyuma ni nk'ibihe yaba gukora okay rago bise niko aza kusiga ukunda guseka cyane cyangwa shaba ibintu mumajira bisekeje ni nk'iki nyine umutipe yagukora uko bari sha umva uyu nguyu wese namuca inyuma kabisa cyabere cyambere n'urukundo ankunda akabanyubaka ni icyo n'umunsi ntabwo wamuca inyuma agukunda akuba n'amafaranga afite amafaranga ntago ari ngombwa hari urukundo n'amafaranga n'ibindi ibintu ntibishaka safi wakunda umutipe afite amafaranga kubera iki se cyambere n'urukundo rw'amafaranga mwicara mukayahiga se nawe ubaho afite isafuriya imwe n'igikombe kimwe n'isahani imwe kandi bakagenda bakubaka bakabaho neza ariko umwe wirirwa ufite ibintu ahubwo ari ugenda watimbagura n'umugabo we kandi ugasanga afite ibibazo ubwo rero nuva yese ko banyanga kubera ko nta kintu mba nira nta mutima mubi mwizerana mukundana shamana we bya bindi byose biraza mugira urugo rwiza yewe rwishi cyane ahubwo okay safi rero reka tugushimira ku mwanya wawe twizera ko ubutani tubakira none muzabanyira mu kwitabira ubutumire bwacu yego tuzajya guhura mu bukwe bwawe ese wakoze ubukwe dore arasatse ariko waranabyibushye mani nubwo nari nsoje kureka mbe ndetse uzi ko wabyibushye shawabe akabona amahane yerekane nyamara dore uri kumwerekana neza oya warabyibushye naranutse bimwe byadanje nta makuru ufite yego uzagenda ubibona aho ari abantu ariko nambaye ubukoti cyangwa uratwite sha ndi kubona inda nkagira ngo ni imibyibuhire yindi ndarengana sintwite dashwe mu nda hanjye naha nta kindi ntabwo ntwite rero aba bafite amatsiko ndarengana nuko yanyine icyo cyanditse nabo umuntu akifubika niko ubwo nari ndi kwibaza ndi kukubaza gute ntacanganye kiwe icyiza sinywa inzoga ngewe kuri ngewe buranywa ka fanta ka sitro kabisa ka oranje ngewe niko kangwamo sigaho nazagutungura nkasanga uri kunywa ibyo navuze ngewe n'abantu tuziranye barabizi nge sinywa inzoga pe ahari wabona ari byo aho ubukirijweho ukijijweho kunywa inzoga gukizwa no kunywa inzoga biratandukanye kubera ko umuntu ashobora kunywa inzoga ariko akijijwe kimwe nuko umuntu ashobora kuba atanywa inzoga ariko adakijijwe gukizwa kuri wowe ni gute gukizwa kuri ni iki nimba numva ari nk'umuntu uba wubaha Imana ari nk'umuntu nyine uba usenga ariko kujya gusenga ntabwo ari kujya guterana imbere y'abantu imbere nyine ngo mwitorere
ari umuntu yubaha, ari umuntu mbese nyine nahahurira no kunywa izo nzoga n'ibiki bintu nk'ibyo ngibyo. Hasha urakeye. Ekoma. Rero kumwe umuntu ari kukureba yagukunze. Yagukunze avuga ati kano kana nta kuntu nitwara. Ndaseka de bahera. Ntacyo ndaseka de baraye. Ubwo mu kureba abantu baba bagukurikiranye. Hanyuma izo filime zanyitse kuzijyamo bisaba ikiwe nako ku bandi bana baba bifuza kwikina amafilime bataniteye kuri ayo mafaranga ahubwo ari uko babikunze. Nyine kenshi na kenshi wari filime yawe ugira se ubundi yewe zirahari yawe watangiye ni comedy nizo zikiri kujyaho filime episode ntabwo zatangiye ese ugize abasabu bangahe imaze igihe gitoya kimaze kugira abasabu ni muri 180 bajya muri place n'abandi bajye bagutera inkunga kandi ube monetize uhembwe n'afuka ku mafaranga mwizina yego ubwo mba mbisengeye sasa rero kandi twagize ikiganiro cyiza ndagushimiye ariko nizera ko n'ubutanye tuzenya tukiganirira tu cyamva naribe ndahari naho ngiye kandi niteguye kujya mbaha show iki wabwira abanyarwanda rero muri aka kanya tunasoza ngira abanyarwanda mu bijyanye n'iki n'iki ibyo byose mu buzima busanzwe ugiye gukora iki urabasaba iki ikintu nabasaba ni ukureba video dushizeho bagatera ndetse na comment bakanagerageza no kuzisharinga mu mashuti babo bagakora subscribe nyine kandi ikindi nyine turabakunda cyane ndumva aribyo nababwira naho ubutaha bye bye yes rero turagushimiye cyane Safina ni Safina twatiri kumwe madamu makanika abenshi niko mwagiye mubibona cyane ko nabo badufishiye byinshi nzanye nambasure murabizi ko dukunda guhurira nabo kuri Kigali 250 kuko naho ni ahantu twirwa tubashakira amakuru agiye agezweho nimba warakanze subscribe rero wagize neza nimba utaranayikanze yikande ndetse naho kuri Kigali 250 duhurireyo hose tubikore neza cyane ndabashimira rero reka tubonane mu biganiro bitaha yari Sonire Smart Boy bye bye rero nuko dusaba dusoza ibiganiro byacu tubarangira ahantu mushaka gusanga ibintu bigezweho cyane mbega ni kuri izo platform zombi tubashe kubabwira so mwaye muri kumwe n'umuhungu wanyu rero ngira ngo iyi niyo channel ya mbere mu Rwanda ngira ngo mbabwira ko igiye kujibanyuzaho amashowbiz ye ubuzima ibinama zazahindura ubuzima sinibyo gusa kandi harimo abantu benshi abakeneye ubufasha mushobora kuyamuduhamagara kuri nimero n'ubundi ya Souvenir n'ubundi ntibisanzwe deni tubashe bageza ku bandi bantu bagiye batandukanye so ngira ngo ikindi kintu nababwira cyo mukore subscribe ni inkunga cyane ikomeye cyane comment niho hantu hambere ushaka kunyuza wandika ibitekerezo byacu umunsi ku munsi abandi duhurire kwa banke ku kinamba mu kanya